nziza cyane mutsinze igitego kimwe ku busa turagira ngo mbere wenda yuko uduha ishusho rusange y'umukino ubanze udukorere isesengura rya faza kwibonye aho mushoje muri abakane batsinzemo polisi tsinamo ikipe ntabwo turi abakane turi abagatatu kuko Rayon Sport turayitsinze kandi turanganya ibitego yes respect Gasogi. Okay, yes. I'm sorry. Okay. Hanyuma ni ishusho abonye ute sirtu ku makipe bigugu nkaya ngaya aho mwashoboye gutsinda ikipe ya polisi mutsinda Kiyovu mutsinze Rayon mwaranganyije na APR byiburi ikipe yabatsinze ikomeye AS Kigali gusa hahindutse iki muri Gasogi ntekereza yuko mbere na mbere cyahindutse ni imitekerereze y'abakinnyi kuko nkunda kubabwira ko abakinnyi bose bo mu Rwanda bari ku rwego rumwe difference ni uburyo mentally wumva ko ugomba guha agaciro match ugiye gukina icyo rero kandi mbabwira yuko gutsinda match imwe bidahagije igihe cyose intsinzi ibarwa muri histoire ntabwo ibarwa muri press inuburangije match yibagirwe jya kuyindi ntekereza ko cyo kintu cyahindutse barabyumvise ariko nanone nshimira coaching staff cyane cyane umutoza Paul Kiwanuka ndetse na Sasha n'abandi mu by'ukuri bakoze ikintu gikomeye bahindura groupe yabo warabonaga imaze kuba demoralize ku buryo ubona kandi ubona nta cyabuze rero ndatekereza yuko mbere na mbere ni ugukorera hamwe icya kabiri ni abakinnyi kumva yuko match watsinze igira agaciro iyo utsinze iya kabiri. Perezida ngira ngo ikipe ya mbere ifite amanota 30 kuri 45 agomba gutwarwa bigaragara ko amakipe atari tayari twagiye tubona novuga ngo ntabwo ari tayari kuko niba ari ikintu cyabuze muri uyu mwaka ni amanota n'amafaranga. Yes ngira ngo nuko babivuze batsinze ikipe zikomeza ko igikombe kirashoboka noneho mwagiye mu mibare ya igikombe kiba twegeye cyose turababwira ko tutaje gutega amaboko ngo amakipe adukinireho kandi igikombe ugitsinda ari uko utsinze match ugakurikizaho match ngira ngo absolutely ubwo rero Amerika dufite twasohotse imikino myinshi tuyifite hano ikindi dufite imyanya 6 yo kongeramo ko turateganya kongeramo abakinnyi bo muri class A siritu b'abanyamahanga tugiye kuzamura competition ku buryo bushoboka utaratuvanye amanota nagende yihebe kuko ntabwo azatuvana nacyo nashaka kubaza perezida umuvoma yabizinjira izisoka muri Gasogi imeze bite kugeza uno munsi navuga ko Gasogi ni ikipe bifunguye uwashaka umukinnyi wese yaza akamuguramo twebwe nta kibazo dufite abafite hari igwarimo abakinnyi bacu bari mu gushaka n'andi makipe ibyo ntacyo bidutwaye ariko dufite n'abandi bakinnyi mpuzamahanga tugomba kongeramo batanu. Okay perezida hari tugaruke kuri iyi match ya none niyo tutaganiriye ahari wabitangaje mbere hafi cyumweru mbere kuzatsinda Rayon Sport biranabaye strength za Gasogi zari zihe weaknesses za Rayon zari zihe mon frère reka mbabwiye mbere na mbere kamaze first Rayon kuko uyu munsi twakinnye nabi cyane ariko we win the derbies we don't play the derbies so we won it thank God ariko ntekereza we would have even made it much better iyo biza kuba urabona nk'ubu ngubu wenda Imana yadufashije faza rirangiye uriya mukinnyi wakinaga numero 17 ngono arakinira kuri ligama zacitse tugize amahirwe tugiye kumubagisha tumusimbuze wenda yaravuze ati mureke nkide wenda azabasige ku mwanya utari muri mushakira umusimbura faza rirangiye ibyo birabaye ntekereza yuko iyi match ubwayo yari ikomeye burya Rayon Sport ntabwo ari ikipe yoroshye ntabwo ari ikipe iri mu wenda ataje umuntu yisuzugura ishobora kuba iri mu bihe bibi ariko si ikipe mbi. Perezida nkaho wenda ari ukwezi gusigaye kugira ngo wenda faze retour ikinwe kuri mwe ni gihe kinini cyangwa kirahagije kukuba faze retour ya kwitegura mu buryo ntekereza yuko ubundi faze retour babizwi igomba gutangirira ubundi si cyo gihe cyo kuvuga ngo ugiye guha ikipe fresheri zitandukanye nizo yari ifite ukomerezaho ugakosora ibitaragenze neza ntekereza yuko kuri twebwe turishima yuko hari byo tugiye gukosora ariko tugiye no kongeramo imbaraga kuko niba twari dufite abakinnyi buriya twari dufite effective nta nuko abantu batabizi ariko kugeza uno munsi niba tugiye kongeramo abakinnyi kugira ngo tuzamure competition kugira ngo guhangana kuzamuke biratugaragariza yuko faze retour kuba turangije faze retour ku mwanya wa gatatu bigiye kudufasha n'uturi imbere turusha ngira ngo amanota 2 bikadufasha kugira ngo dutegure faze retour neza kandi kugira ngo bigaragare ko umuntu ashaka igikombe si uko atsinda amakipe ari mu rwego rwo hasi agomba gutsinda abagishaka ndatanga ubutumwa Rayon Sport tuzayisubira mbisubiyemo retour noneho bwo tuzayikora ibintu bibi birengeje ibingibi kuko ishobora kuvuga iti wenda numvise harimo abantu basakuza ngo harera ingingo n'umutoza mwiza cyane iyo ataza kuba nawe
ikipe iri kubera ibitego birenze ibyo yariye. Procedure zo kubona abo bakinnyi batubwiye batanu abanyamahanga cyangwa se mpuzamahanga zigeze nka iki? Procedure ntekereza yuko kugeza no munsi wa none guhera tariki 2 bose bazaba bari muri antrenament. Perezida nagiye nkurikirana reaction zawe muri stade utishimiye imisifurire arbitrage wayivugaho. Ntacyo nshaka kugira icyo nkivugaho, ibyo mwabonye ari byo mutangaza. Hanyuma Perezida kuko umupira ubera ku Karubanda warayi murabibona mwese. Kudeveho gatoya hari inama y'inteko rusange idasanzwe ya Ferwafa, bimwe mu bizigirwamo harimo no cyoko champion yakwigenga. Inama y'inteko rusange idasanzwe yiga ku ngingo imwe, gusa sinzi izo deviance zindi zirimo n'iziki. Narimuze ntimudeviye nkujyana icyo mvuga inama ubwayo niba ari inteko rusange idasanzwe iziga ku ngingo imwe, izo zindi ngingo zo ku ruhande se n'iziki. Tugaruke rero kuri icyo kintu nyine muzaganiraho. Wakomeje ku kintu cy'amafaranga yabuze cyane, ubwo wenda ari mu mupira wavugaga n'ahandi wenda no muzima busa no hanze ntayo amafaranga n'amanota byarabuze muri uyu mwaka. Bidusanishirize nk'umucuruzi, hari icyo nyine iyi shampiyona niramuka muyiteguriye ubwanyu nk'abanyamuryango, hari icyo bizabaha mu buryo bw'amafaranga, ku buryo kuri kwibana isumba byose iyi shampiyona izaryoha, ubukene buzacika, kompetisiyo izazamuka, yewe ndetse hari ibintu abantu bajya bibeshya, ntabwo biri mu nyungu z'amakipe ya Premier Division gusa, oya bino mu nyungu y'amakipe ageze mu division, kuko nayo n'abanyamuryango ko hari igihe bimanuka indi kazamuka. Ibyo rero meme na troisième division niba ihari kubera ibyo bita solidarité, ndatekereza ko niyo solution. Uyu munsi none muzi ko umupira w'u Rwanda ureberwa ubuntu ku isi yose, hari handi byabaye. Ikindi ducuza n'icyapani iyi tapi veri, mutekereza yuko abantu kwinjira kuri stade ari amafaranga aricyo amarira ekipe, nta nubwo yakora rokirito imwe nzima. Rero ndatekereza ko aricyo gihe nicyo dukeneye rwose, birasabwa ko tubinonosora, hakabaho kumvikana, hakabaho ubufatanye, abanyamakuru mwebwe nka strategic partners namwe mukabyawuninga, kuko without you we cannot succeed, sibyo mukumva ko ari ibyanyu. No, this is high time kugira ngo turebe industry ni gute twayikora twese, ko even you will benefit, you don't know that. Hey, it is a win-win. Amakipe bishika vana amafaranga y'Minaroke bizakunda. Minaroke kuba gushyira amafaranga mu ma equipe ntabwo ari ikintu kibi, kuko nubundi uyu munsi wa none ntabwo ari ukuyabaha gusa, kuko nabo hari ibyo bakora, habaho mobilisation, habaho ibindi bitandukanye, habaho ibintu tatatata, meme no kuruhura abaturage babo bakabavana mu bwigunge n'ubwihebe, kuko uyu munsi wa none ngira ngo amafaranga yo kuvura abantu ba deprime yaba menshi cyane kurusha ayo guha ikipe kugira ngo ivana abantu muri ako gahinda. Cyetse ko ibintu bwabyo binaboostinga n'ubundi bucuruzi, ariyo mpamvu ngira ngo ligue ishobora kubijyamo bikanaryoha kurushaho. Rero ndatekereza yuko ibi ni byiza cyane, ahubwo na Minisiteri ya Siporo izabanze iyo ligue ikiri nto ibanze yirere, inayikubitiremo amafaranga, nibikurikiraho turebe uburyo dukora business deal nzima, apana izingi zo kuniga abantu no kubashyira ku ndowane nk'ifi, ibintu bigende neza. Ikindi cya kabiri, Ferwafa ntikwiriye gutinya, ntawe uyambuye imbaraga, ahubwo umuntu ayituye umutwaro wari ukomeye. Nk'ubu ngubu ntekereza yuko turamutse dufite ligue, arbitrage yahinduka by'abakazi, byaba ari professional, kuko basigara bagengwa na FA, ariko bijyanye n'imishahara ligue ikabigena, ikaba FA ikabahemba, match zikaba nziza, akaba competition. Ariko uyu munsi can you imagine gufata umuntu w'umu arbitre akaza gukora akazi ukamuha 20,000 nabyo akabibonera ideni? It's not fair. Seriously, tureke ubundi muri audit uzi impamvu tutemera abantu gutahana amafaranga nk'abakora kuri case, kugira ngo bategwe mu bigeragezo. Uyatahanye ukagera mu rugo ugasanga mama we yarwaye, ugiye kumuvuza boss wawe yaburana ngo yatahanye. Niyo mpamvu muri arbitrage tureke kugerageza abantu n'abantu. Azaza gusifura derby ya Peri na Rayon, bamuha 20,30, hinjijwe miliyoni 70. Ese ko umuntu we urumva ku giti cye ari uri burarame akatuma buri muntu wese agenda ataburanye? Let's be human. Ibintu tubivane ku rugero rwa amateri tubigire professional. Kanese n'ujya professionnel tugifite amakipe agikinisha abakinnyi b'Abanyarwanda, una karite abiri hasi. Oya, reka nkubwire, nta mpamvu yo kuvuga ngo abakinnyi b'Abanyarwanda. Abakinnyi b'Abanyarwanda bakina ariko barakina mu zihe condition, kuko gukina umupira uyu munsi wa none birasaba ibintu byinshi. Ntabwo uzakina umaze amezi 15 cyangwa amezi 6 udahembwa. No, sincerely speaking, hari condition tubanje guhashya ubukene, tukubaha amategeko ku buryo aba nka wa mwana w'impunzi utazi isura ya se ubwo byamubyaye, buri muntu wese akamugonga nta preferential treatment. Ntekereza icyo kibazo cyane cyemuka, kuko na development yaba ari nziza, buri kigo cyose cyaba ari cyiza, twahita twongera tugakora umupira bya kweri. Namwe